ngomba kugushima no kwibuka igihe wadutaramiye turi mu Rwanda ugacya, ariko ingingo zimwe twari twagezeho no kuva icyo gihe no kugezana n'ubu zimwe nta cyagiye imbere. Nitwa Christopher Wilson Makaka, nkaba ntuye Budo na Kasozi, kandi perezida yango sibwo bwa mbere si ubwa kabiri si ubwa gatatu. N'abaturage b'i Bugande baranzi kuko muri 57 dutangira kuba mu badahemuka twari ba yusi. Badahemuka yatangiwe n'Agashegu, Rutare, Babunyenyezi, Dr. Girore Sekretare, Enoka Kareba n'abandi benshi, barukataza n'abandi. Nanjye nari yusi, nari umunyeshuri, kandi icyo gihe ibyakurikiyeho byabaye guhunga, ariko abanyarwanda ntabwo bigeze bahungabana. Tumaze igihe kirekire mu kubana, ahubwo gusa inda nini zagiye ziza, ariko ntabwo zigeze dusenya. Ndacyari umuntu umwe witwa ngo ndi umudahemuka, nicyo nkomeza. Kandi nyakubaha uza amagambo nakubwiye no kugushimira turi mu Rwanda, ibintu nakubonyemo ukiri umusore utaranashaka, kuko wari umuntu wiringirwa cyane. Icyo nenda kugira ngo ngereho nuko dukwiye kubona umuminisita mu ofisi yawe akajya agenewe kugira ngo arebe abanyarwanda b'i Bugande, kuko nawe natwe twese batureze. Nanjye sijye wabanje kuza mu Rwanda, hariho n'abandi babanje. Maze rero tukagira umuntu uba mu ofisi yawe akamenya twaba dufite ingorane akazikemura, ntitugomba kuza iwawe igihe cyose. Iyo ibintu bimwe byose iyo tugiye mu Rwanda usanga abantu bamwe bari amadosi yabo yarakomeye batagifite umuvandimwe nk'ubwo bari bafite bari hano. Abana ba Isirayeli bamaze imyaka 1878 baraburiye mu munsi zose, ariko bageze aho baragaruka bajya mu gihugu cyabo. N'u Rwanda dukwiye korohereza abanyarwanda batari mu Rwanda bakajya baza nk'uko bashatse kandi bisanze. Mzee Makaka hina magambo. Murumva ko ni kavukire ya Ruwero, kandi perezida wacu w'Ubugande hano yatubwiye gushakisha uko twabaho. Gushakisha kwacu uko twabaho, turagira tukambuka tukajya munsi zo hanze z'abaturanyi bacu. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda numva ko ari wowe mukuru wa East Africa muri iki gihe. Ikibazo cyanjye ni gifatanye na Southern Sudan. Southern Sudan ejo bundi numvishije ko nayo ishaka kwiyunga kuri East Africa, kandi natwe bajya gushakisha uko tubaho tukayagiramo ibibazo birebire muri Southern Sudan bitugeraho. Baraturenganya cyane muri Southern Sudan, nta muco bagira wemerewe wo kwakira abaturanyi bane bacu. Turakubitwa, turanyagwa, baradusayingira cyane birenze urugero. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nk'uko watubwiye wakira hirya no hino mu gihugu, natwe turagusaba nk'abantu bashakisha imibereho twakirira icyo kibazo cyacu. Icya kabiri, murakoze cyane. Umuntu twemeranije yuko abazi kubaha Perezida
wa Repubulika y'u Rwanda, turagushimira yuko uduhaye umwanya tukagira ikibazo. Amazina yanjye nitwa Rosa Gatoto, the district councillor muri Mitiyana. Nyakubahwa Perezida, ikibazo cyacu nk'Abanyarwanda turagusaba yuko bakwibuka Abanyarwanda bafashije u Rwanda nk'uko Uganda yibuka Abagande bafashije u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, iki ntabwo ari ikibazo ariko ni ugushima. Turagushimira yuko, cyangwa ndashaka gushimira nk'Abanyarwanda yuko dufite Perezida Yoweri Kaguta Museveni ko yatubereye umubyeyi kandi aratworora, na n'ubu ni umubyeyi wacu. Nsoza ndashima amagambo kandi nkashima yuko u Rwanda na Uganda turi umuntu. Murakoze cyane. ibyinshi ngira ngo nta nubwo ari ibibazo bigoye, byari ibitekerezo. Ikibazo cyo gushyiraho ukurikirana birebana n'umubano w'Abanyarwanda hanze y'u Rwanda, minisitiri wabikora arahari, n'abandi ba minisitiri hari ababishinzwe ku buryo butandukanye. Ariko icyo nakwemeranya nawe cyangwa icyo twafasha ni ukurushaho kubikurikirana kurusha uko byakorwa, naho uburyo bwo burahari. Uburyo burahari, twarushaho kubikurikirana mu nzego. Hari inzira nyinshi zabyoroshya kubikurikirana. Icya Christine, ndi umwe mu bayobora ibihugu byo muri East Africa ni community, ariko ubu usigaye ayikuriye. Ejo bundi byavuye ku Burundi bijya muri Kenya, usigaye ari Kenya, ariko ntibyambuza kurangiriza ikibazo n'utari chairman agira uko avugana na chairman bikumvikana. Ikibazo cyo nta nubwo nacyumvise ku buryo bundi, ariko ni uburyo Southern Sudan ni igihugu gishya gishaka ndetse no kujya muri East African Community, kandi ngira ngo ntabwo bizagorana kugira ngo ijyemo. Ariko ibihugu bijya muri East African Community bisanga East African Community yifuza kuba igihugu kimwe, igihugu cyagera kuri byinshi. Ngira ngo no muri discours muri speech ya Higiro yabivuze, integration, ngira ngo tugire East African Community imwe, bivanaho cya kibazo giterwa n'umupaka. Imipaka ugomba ugenda usimbuka, kuva mu Rwanda ukanyura Katuna ukabambutsa umupaka ukagera za Maraba cyangwa n'ahandi, ukaba wongera n'undi mupaka ukazajya kugera Mombasa. Byagoranye. East Africa ni community na integration process ubundi nizigamije kubanaho ibyo ngibyo. No kuri Southern Sudan niramuka ibaye muri East African Community, ibyo bizoroha. Icyo gihe abantu baganiramo n'izindi ngorane zigenda zigera ku banyabihugu, y'ibyo bihugu bikava mu nzira. Hanyuma icya Katoto nacyo kwibuka Abanyarwanda, turibuka kandi bikwiriye kuba kwibuka, ntabwo biba kwibuka udutsiko cyangwa iki, biba kwibuka. Iyo wibuka rero, iyo ufite principle yo kwibuka, abantu bose baribukwa.
dufite principle yo kwibuka. Turibuka abantu bose bagize uruhare muri mu gufasha urugamba rw'u Rwanda. Ariko niba ubizi, twanahereye no kuri umuyobozi w'iki gihugu, Perezida wa Uganda, twaramuhaye umwanya turamwibuka. Urumva rero ko ntabwo twibagirwa abantu, no ku banya-Uganda ndetse no ku banyarwanda, b'abanyarwanda bo mu Rwanda, b'abanyarwanda baba hanze bagize uruhare ku rugamba, baribukwa, bazibukwa. Ntabwo bibera umunsi umwe byose, bitwara igihe, ariko uzatugaye icyo Kinyarwanda urakizi? Tuzatinda ariko ntabwo tuzahera. Tushimiye kukubona. My Kinyarwanda is not very good, but hariho nakizi. Tufiti my constituents from Kamwenge, Kahunge, Rais, Your Excellency, bari hano, stand up and welcome to the President. Bose bari aho, nega bagaruki, kabandi bari aho. Bagakwiye ijambo rimwe. Thank you very much for the support you gave Ruwengoro Primary School. Ijambo number 2. They are very annoyed. You come and stop at the tariki. Babuye ngo tukubuye tukusabe through the government of Uganda, umushitsi wacu hari Ruwengoro Primary School. Ambassador Mugambaje wabyumvise. God bless you and thank you so much. Excellency, the President of Rwanda, on behalf of the business community in Uganda, I salute you for what you have contributed for the development of Uganda and Rwanda. The world over today, what drives the world today is the economy. And I'm grateful that you have been so involved in economic activities in East Africa. You have been trying to explain to your people why you have been coming to Uganda 3 times. I fully understand what you have been trying to explain to you, because they are looking at small areas, of course. But you have a big task to deal with East Africa. And in your speech, you have been talking about Africa. Out there, nobody knows about Rwanda or Uganda in economic forums. They are only talking about Africa. The 7th continent of the world, the only continent which is still lagging behind, and it has resources and opportunity to grow, is Africa. So since you have transformed Rwanda in a very short time, we believe that you are going to work with your colleague in East Africa and move forward for economic activity. I salute you. Mr. President of Rwanda, I welcome you today. I represent the student society. We would like to thank you for the help you offer to us through the embassy. I would like to thank you for the help that you offer to us through the embassy.
My name is Mutes Charlotte from MOOCS, General Secretary, Inter-University Students Association. Nakawa Makere University Business School. I would like to thank you for your support that you offer to us through the embassy and through each and everybody from your country. But before you today, I stand to express the problem that is faced by students who are of Rwandan nationality but who are born in Uganda, like me myself standing here. The problem they are facing is that when they go to get passports through the internal affairs of Uganda, they are denied those passports. Your Excellency, sir, would like to ask for your help to help us solve that problem, and we would always be grateful for your help that you offer to us. The Ugandan students that were born in Uganda but are of Rwandan nationality, we use Rwandan names, and when you go to get passports, they deny them to us. Thank you very much, Your Excellency, and we are grateful for the help that you offer to the Students Association and the Students Society. We salute you. Thank you. Especially the last question, I didn't understand it very well, but I think she was saying they are the Ugandans but with Rwandese names, or history or background or something, and then they don't get passports. But other than maybe taking your message, I don't think I can resolve problems here. But I'm sure the government here will take care of that, because I don't even understand the nature of the problem. I think we... Oh, there's somebody who... Thank you. There's somebody who will help us. My name is Asman Chinzi, Minister of State for Regional Cooperation, and welcome, Your Excellency, and I salute you all. The question by the sister from MOOCS, that Rwandese who are born here have a problem accessing passports, is a bit puzzling for me. Because under the Ugandan constitution, once you are born here, you are Ugandan. And therefore, as of right, you are entitled to a passport. So if there is any case of any Rwandan born here who has been denied a passport, please forward it to me. I'll handle it with internal affairs. People talk about problems, they find the solutions. I think this is a process to a solution. And I'm sure it will answer the bigger question relating to that. And then for Wengoro, for people from Kahunje and Kamwenje, I definitely have my connections there, which I'm happy to associate with. And whatever we can do to help in any additional way to support the efforts being done, we'll always go through the right channels, and we can continue with that association. And for the visit, it's the same thing I said. Muza ngaye gutinda ariko guhera byo ntabwo bizaba. And just
thank our friend Murwana. I think he made very valid comments about how we can work together as Rwandans, Ugandans, East Africans for the better of our continent and our countries. So I thank you very much. I think that we will keep trying our best to see how much you can continue contributing towards that. As we build our Rwanda, we want to contribute to the building of East Africa as well as the African continent. So we always do our best and do whatever we can. So rero ubundi ntabwo yiga byashobokaga ngo tumarane umunsi wose, ariko banza bitari bushoboke, ariko bingira ngo biduhaye aho dutangirira, kuko twatangiye ikiganiro neza, tuzanagikomeza, tuzashaka ni nzajya mbona umwanya wo kuza hano, kandi biracyari bizaba kenshi, ndimugire ngo bya bindi hari uwo bikanga, tuzaza kenshi, hanyuma tuzatuza tubashake tuganire, mwaba mwese, mwaba baruta hano, mwaba bake, tuzakomeza kugira ngo umubano hagati yanyu n'abandi, hagati ya Uganda n'u Rwanda bibane neza. Mwakoze cyane.